byaragaragaye. Nshuti yanjye, ese wowe urumva uhagaze he? Hano ngo nibarangiza guhamya kwabo ngo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu ibagwanye igira utebanesha. Aha niho gutotezwa kw'abakozi b'Imana. Aha niho abahanuzi b'Imana, abahamya b'Imana bagiye kwicwa. Bazicwa ryari? Guhamya kwabo nikurangira. Niba uri umuhamya w'ukuri wa Kristo, vuga Imana utagira ubwoba. Upfa kuba uhamya ko ariyo yavuze. Ntuzabeshere Imana. Ntuzabeshere Imana ngo yavuze itavuze. Nivuga uzavuge, nitavuga uceceke. Kuko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umuntu avuge ibyo azasubiramo. Iki ni igihe tugezemo, uzajya uvuga ikintu bakagusubirishamo icyo wavuze. Niyo mpamvu umunsi uzibeshya ukabeshyera Imana uzapfa. Tugeze mu gihe abantu bari gukoresha ubwenge bw'abadayimoni. Tugeze mu gihe abantu bari kuyoborwa n'ubwenge bw'abadayimoni. Ibi ndabivuga kuko nahawe kubivuga kandi singomba kubiceceka. Iki gihe tugezemo abantu bari kuyoborwa n'imbaraga z'abadayimoni kandi mu buryo butagaragara, bunyuze mu zindi mbaraga. Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nshuti bavandimwe, amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Ndabakunda, muri inshuti zanjye. Bakunzi ba Sam TV Rwanda, bakunzi ba Samuel Abayisenga, ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro, imigisha biva ku Mana bibane namwe. Uyu munsi rero isaha tugiye kuganira, ariko mbere yuko tuganira mbanje kubaha ikaze mwese aho muherereye. Abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, n'abaherereye mu ntara ya gatandatu diaspora, abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye Uganda, abaherereye Tanzania, abaherereye Congo, abaherereye Zambia, Mozambique, abaherereye Denmark, mu Bufaransa, Canada, Amerika, Norvege, nawe uri muri Arabi, mwese ndabashuje ngira ni amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana, ariko mbere na mbere mbonereho kwihanganisha umuryango wa Gogo. Gogo umuryango we mboneyeho kuwihanganisha ngira ni muhumure, muhumure, aheza ni mu ijuru. Imana Gogo yakoreye ntabwo izabatererana, izabahora hafi. Nibutse n'abakunzi ba Gogo mwese mbabwire ni dukomeze twihangane, dufate icyitegererezo cyiza ku mirimo Gogo yagiye akora, kuko kugeza isaha amakuru dufite nuko Uwera yacyuye umwana we ari we bita Gogo. Nawe rero nshuti yanjye, muvandimwe, cunga igihe cyawe nanjye ncunga igihe cyanjye, kugira ngo tumenye aho twerekeza, ubwami dukorera ubwo ari bwo, Imana dukorera iyo ari yo, icyo dushaka ku Mana icyo ari cyo. Bivuze ngo tugiye kuganira ikiganiro cyerekeranye n'ibijyanye n'iminsi tugezemo, kuko tugeze mu minsi mibi cyane. Tugeze mu minsi mibi cyane, tugeze muri bimwe Pawulo yavuze, tugeze mu byahanuwe n'abahanuzi, tugeze mu gihe cyavuzwe n'abakurambere bacu, tugeze mu gihe kitoroshe kandi kiruhije, aho isi imaze gusaza. Nk'uko kera twaririmbaga tukavuga ngo yari ifite amaguru atatu, ngo none abiri yamaze guhirima, ngo ubu isigaye ku kaguru kamwe. Nshuti bavandimwe,
isi isigaye ku kaguru kamwe niko twavugaga, ariko kugeza iyi saha nako twavuga ko kamaze kumugara. N'ako kaguru kamwe isi isigayeho, nababwira ngo nako ubwako kamaze kugira ute, kamaze kumugara, kuko ntabwo kagifite ireme, ntabwo kagifite ireme ryo guhagarara. Ubu ni ukuvuga ngo karimo karatitira, karahinda umushitsi, kubera ko ako kaguru kamwe gasigaye k'isi nako kari mu marembera. Iki ni igihe rero tugomba kuba maso kugira ngo Imana ibashe kuturengera, ibashe kudutabara. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, hari benshi tuzi batubanjirije muri uru rugendo. Kugeza iyi saha abo ngabo ntabwo bakiriho, amahirwe yo kubaho nayo bagize. Babayeho igihe gito, babayeho igihe gito cyane ugereranyije n'igihe bakagombye kubaho, ariko ibyo byose bibaho kugira ngo byigishe wowe nanjye binyigishe. Ese iyi minsi urayibona ute? Imana ibagirire neza. Iyi minsi urayibona ute? Mbere yuko dutangira tugiye gusenga Imana. Data nyiringabo, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, ndagushimye, ndaguhimbaje, ndagushimiye kuri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uyu mwanya ndakwiyeretse, nkwereka n'abakunzi ba Sam TV Rwanda n'abakunzi ba Samweli bazankurikira. Ndasenze kugira ngo iki kiganiro kibe ikiganiro cyejejwe, gitunganyijwe n'amaraso yawe, kandi uzacyumva wese kizamubera icy'umugisha, kizahindure byinshi ku buzima bwe. Nizeye nashidikanya kuri abana nanjye urankoresha, kandi n'abanyumva urabashoboza kumva no kumvira. Ganza kandi utegeke, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Nkomeze mbabwire rero nshuti zanjye, bavandimwe, uyu mwanya tugiye kuganira. Ikindi nababwira ko kugeza isaha ahangaha nicaye cyangwa ndi ni muri studio ya Sam TV Rwanda. Nkuko mubibona, indi imbere ni studio ya Sam TV Rwanda. Nta bushobozi bwo gukoresha amakamera turagira, twagiye tuyatira tuyakodesha, ariko ibintu bisigaye bihenze. Ubu rero nkaba nafashe umwanzuro wo kujya nkoresha telefone yanjye. Telefone yanjye yarapfuyemo utuntu, ndayikoresha. Ishusho rero uko uza kuyibona kose, wihangane, wumve ikiva muri jye, wumve icyo Imana ishaka kukubwira, niwite ku mashusho, kuko amashusho yo na ya telefone. Tugiye kuganira rero nshuti yanjye, muvandimwe, ariko mbere yuko tuganira, hari umuririmbyi ahangaha, hari umuririmbyi uvuga ngo iminsi irahita vuba, ngo irahita yihuta, ngo uko ihita benshi bapfa, ngo batamenye umukiza, ngo hariho icyo twakora tugikoranye umwete, dutabara ubu vuba, iminsi itarahita. Ngo irashira, dore iminsi irahita irashira, dutabare ubu twese, twe gukererwa dutyo. Nshuti yanjye, muvandimwe, iki ni igihe cyo gutabara ubuzima bwawe. Iki ni igihe cyo kwegera Yesu Kristo kugira ngo atabare ubuzima bwawe, atabare ubugingo bwawe, kuko iminsi yo irimo irahita vuba kandi irahita yihuta. Nshuti zanjye, bavandimwe, niba mushaka kumenya aho isi ihagaze, mugane kuri channel ya YouTube ya Rocky Entertainment, mugereyo mwumve ibiganiro yasohoye mu iminsi bigera nko muri 3. Ntabwo ngiye kubabwira ibirimo, ariko nimujyeyo, nimugerayo muraza kubyumva. Nkuko mubizi nshuti zanjye, bavandimwe, twabwiwe kenshi, twasenze kenshi, twabayeho tuburirwa kenshi, ariko iminsi irimo irahita kandi irashira. Uko ishira irahita ngo yihuta, ngo uko ishira ihita benshi bapfa, ngo batamenye umukiza, ngo ariko twebwe dusigaye tugihumeka. Gogo mu gihe cye yakoze uko yari akwiye gukora, yakoresheje imbaraga ziwe ndetse akoresha imbaraga z'Imana kugira ngo arebe ko yahindura abantu benshi kuri Kristo. Ikivi kiwe agisubikiye hari, ariko aka kanya ni twebwe bo gusubukura ikivi asubitse, tugakomeza gukora imirimo y'Imana, tugakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza,
kuko ngo iyi minsi yo irimo irahita kandi irashira yihuta, ngo ukihita benshi bapfa batamenya umukiza, ngo ariko hariho icyo twakora tugikoranye iki umwete. Ese urakora iki? Njyewe ndakora iki? Hari icyo uyu muririmbyi yatubwiye ngo none biba imbuto nziza ngo mu mitima y'abantu, ngo rengera abapfakazi, ngo kandi ubyutse abaguye, uhumure n'impumyi, ngo ibisebe ugire ute ubivure. Ahangaha yari arimo agaragaza zimwe mu nshingano twahawe n'Imana, zimwe mu nshingano Imana ifite ku buzima bwacu, zimwe mu nshingano Imana yaduhamagariye n'abapasitoro, n'abavugabutumwa, nk'abahanuzi b'Imana gukora muri iki gihe turimo, nk'abaririmbyi gukora. Aravuga ngo none tubibe imbuto nziza. Ese uri kwera izihe mbuto? Ese uri kugenda ute? Nshuti yanjye wumvira nde? Ese ari Imana n'abantu bakumvira nde? Igihe kirageze kugira ngo abantu tumenye uwo dukorera uwo ari we. Igihe kirageze kugira ngo abantu tumenye isi duhanganye nayo, tumenye abo dukirana nabo. Pawulo yabivuze ngo abo dukirana nabo si abafite inyama n'amaraso, ngo ahubwo ni imyuka y'ahantu ho mu kirere. Nshuti yanjye muvandimwe, uyu mwanya isa naje kugukangura, naje kukubwira ngo kanguka, kanguka kuko igihe ni kibi, kanguka ibihe birakomeye. Wowe nshuti yanjye urasabwa gukanguka, ube maso. Iki ni igihe cyo kuvuza Imana, iki ni igihe cyo kurangurura, iki ni igihe cyo kubwira abantu icyo Imana ibashakaho. Ni igihe cyo kubwira abantu katari tutakiri mu gihe cyo kwitwara uko dushaka. Nutayoborwa n'Imana ntabwo ubura izindi mbaraga zikuyobora, kandi izo mbaraga zikuyobora aho zikujyana ntabwo ari ahantu heza, ni ahantu habi. Iminsi irashira irahita yihuta, ngo ukihita benshi bapfa ngo batamenya umukiza, ngo ariko wowe nanjye twebwe tugihumeka, twebwe tugifite ubuzima, hari icyo twakora ndetse tugikoranye umwete. Ese witeguye gukora iki? Witeguye gukorera Imana? Reka dukomeze twumve icyo Imana idushakaho. Uyu muririmbyi aravuga ngo icyo umwami Yesu ashaka ngo ni ukugendana natwe, ngo yikirize abarushe bamuteye umugongo. Imana ishaka ngo kugendana natwe, ngo Yesu ashaka kugendana nanjye, Yesu ashaka kugendana nawe, kugira ngo yikirize abarushe, abo bamuteye umugongo. Igihe kirageze wowe urushe ngo ugarure umugongo wawe, uhindukire, subiza umugongo aho ukwiye kuba, urebe Yesu, kuko Yesu niwe gakiza kawe. Hano aratubwiye ngo icyo umwami Yesu ashaka ni ukugendana natwe. Ese witeguye kugendana na Yesu? Ese witeguye gukorana na Yesu? Ese witeguye kubana na Yesu? Mbibutse ko iyo ugendanye na Yesu no mu rupfu murajyana. Nabatangariza amakuru ababwira ngo kugeza iyi saha Gloriosa ntabwo yagiye wenyine. Yesu bagendanye akiri muzima, no mu rupfu bajyanye. Ese wowe usigaye ni irihe somo ugiye kwigiramo? Ese urabyumva ute? Nshuti yanjye, iki ni cyo gihe cyo gukanguka tugakorera Imana. Umuririmbyi umwe yavuze ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Na Yesu ubwe aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. N'iryari? Igihe Yesu yahumuraga impumyi. Mbibutse ko yafashe amacanzwe akayacira hasi, akatobesha kondo, akamusiga ku maso, amwohereza ko yabagira mu kidendezi kitwa Siloamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Impumyi iragenda iriyuhagira, ivamo yakize. Yesu yatura ijambo rivuga ngo nkwiriye gukora umurimo
uwantumye hakiri ku manywa. Ese nshuti yanjye, muvandimwe, wowe aka kanya umurimo wagutumye uri kuwukora cyangwa wateye Yesu umugongo? Igihe kirageze ngo uhamye uwo uriwe. Igihe kirageze ngo uhamye uwo uriwe. Igihe kirageze ngo ikiri muri wowe kigaragare. Igihe kirageze ngo icyo wariye, niba warariye kibi, ukiruke, kuko Yesu aje kukugaburira ibiryo bizima. Igihe kirageze ngo ugendane n'Imana, uhitemo umwami ukorera. Abami ni babiri, niba urakorera Satani umukorere, niba ukorera Imana uyikorere, kuko igihe kirageze, kuko isi igiye mu gihe kibi. Isi igiye mu gihe kibi bene data. Tugeze mu gihe cy'ibyorezo, tugeze mu gihe bakora ibyorezo, tugeze mu gihe ibyorezo binyura mu buryo butandukanye, tugeze mu gihe ibyorezo binyura mu nkingo, tugeze mu gihe umuntu bamukingira indwara bakamutera izirenze bamukingiye. Nshuti yanjye, muvandimwe, nutaba amaso uragendana ubusa. Iki ni igihe Imana iri gusarura abayo. Iki ni igihe Imana iri kweza umugeni. Ese uriteguye nshuti yanjye? Ese uri maso nshuti yanjye, cyangwa urarangaye? Reka dukomeze kugira ngo tujye no mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo we gutinya, muri Bibiliya yatubwiye ngo we gutinya ibiri imbere, ngo wowe umuhe umutima wawe awutegeke rwose. Ntabwo wemerewe gutinya ibiri imbere. Icyo usabwa ni kimwe, ni uguha Yesu umutima wawe akawutegeka. Nicyo usabwa, nta kindi usabwa. Ese umutima wawe uwuhande? Umutima wawe uwuhande? Ese wowe ubwawe iyo wisuzumye ukirebera, ubona uri gukorera uwuhe mwami? Ese iyo ureba yisigana, ubona isi iri gukorera uwuhe mwami? Ese iyo ubona aho ibibazo bigana, ubona isi ya kera ariyo y'ubu? Nshuti yanjye, cunga neza, ushyire ubwenge mu byo ukora, ushyire ubwenge mu byo uvuga, ushyire ubwenge uko ugenda. Igihe kirageze abavuga ukuri bakuvuge ndetse bakuzire. Ntuzatinye kuzira ukuri mu gihe uko kuri kuvuye ku Mana, kuko ibinyoma byawe uzabipfana, kandi uwo watinyaga ntabwo azagukura aho ugiye kujya. Imyaka usigaje ni mike, ariko umenye mu gihe gito usigaje ushobora kujyaho ngo uri kwanga kuvuga ukuri Imana iguhaye, ngo uri kurengera iki gihe gito kingana n'amasegonda, bikazarangira ubuze ubugingo bw'iteka ryose, kubera ko wanze kumenya ukuri. Icyo Satani ashaka cyangwa agambiriye ni uguhisha abantu ukuri, ni uguhindura abantu abanyabinyoma, ni uguhindura abantu ababeshi. Ukuri kwabuze mu bantu. Mbibutse mu Kristo na Byiringiro bageze mu isoko mburamumaro, bababajije icyo bagura, baba ngo baragura ukuri. Nshuti yanjye, muvandimwe, ese ukuri kuri muri wowe? Mutangariza amakuru akubwira ko ukuri nta wundi kuri. Kuri ni Kristo. Yesu niwe kuri. Yesu niwe kuri. Ijambo ryarambwiye ngo Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data namujyanye. Niko Yesu yivugiye. Ese nshuti yanjye, uri kugira ukuri cyangwa uri kuriganya, cyangwa uri kuvuga ibintu bidafite gahunda? Uzatinya abantu, ariko ntabwo uzatinya umuriro. Nshuti yanjye, uri gutinya abantu, ariko se ko umuriro uje, ariko se ko kurimbuka kuje. Nshuti yanjye, mumenye ubwenge, mumenye uko mugenda, kuko iyi minsi twinjiyemo, iki gihe twinjiyemo, mugiye kumenya uwakoreye Imana n'utarayikoreye, kuko ni igihe isi bigiye kuyihindukana, ni igihe abanyabwenge bigiye kubacanga, ni igihe abashakashatsi bagiye gusubiranamo ubushakashatsi bwabo, ibyo bwagiye bufata bagasanga byarabaye ubusa, bagasanga byarabaye nk'uburozi. Uko iki nicyo gihe
cyo kugira ngo nshuti yanjye umenye uko ugenda. Iki ni igihe ubwenge bwa benshi buzaba ubusa. Nshuti yanjye muvandimwe, tugeze mu gihe umuntu umwe ashobora kuyobora isi akoresheje ubwenge bwa muntu. Ubwo bwenge bwa muntu mvuga benshi twari tuzi ko ari ubwenge umuntu avukana. Oya, ni ubwenge bw'abadayimoni. Tugeze mu gihe abantu bari gukoresha ubwenge bw'abadayimoni. Tugeze mu gihe abantu bari kuyoborwa n'ubwenge bw'abadayimoni. Ibi ndabivuga kuko nahawe kubivuga kandi singomba kubiceceka. Iki gihe tugezemo abantu bari kuyoborwa n'imbaraga z'abadayimoni kandi mu buryo butagaragara, bunyuze mu zindi mbaraga, bunyuze mu byo mukoresha muzi ngo biri kubaho ubwenge, muzi ngo ni iterambere, kandi sisiteme yabyo ari ukutuyobora bituganisha kurimbuka. Nshuti yanjye witonde, umenye uko ugenda, umenye uko ugenda. Iki ni cyo gihe tugiye guhamya. Iki ni cyo gihe tugiye kugaragaza abo turi bo. Iki ni cyo gihe Yesu yavuze ngo uwanduye agumye yandure, uwera agumye yere. Tugiye kukigeramo. Nshuti yanjye, ese uriteguye? Witeguye guhangana n'ibihe tugiye kugeramo? Mbibutse ko intumwa zikora misiyo cyangwa ubutumwa zagize garante ntoya. Garante ntoya mvuga igihe cyo kubaho kwabo cyabaye gito cyane kubera ko bakoreshaga ukuri. Bavugaga ibintu bikomeretsa abantu, bavugaga ibintu bikomeretsa ubwenge bw'abisi, bavugaga ibintu bayobowe n'ubwenge bw'ijuru, bayobowe n'ubwenge bw'Imana. Biza kubaho ko baza gutotezwa ndetse no kwicwa. Ariko ikigaragara muri iyi minsi, twebwe abakristo twanze kuvuga ukuri kugeza n'aho twinjirirwa n'imbaraga tutagishoboye gukontorora, bisigaye bigoye. Ariko nshuti yanjye, tugeze mu gihe Imana ishaka abantu bo guhamya. Tugeze mu gihe Imana ikeneye abantu bakuvuga ukuri. Ese uriteguye? Nshuti yanjye, uriteguye? Witeguye kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana? Witeguye kuyoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa uri kuyoborwa n'ubwoba? Bibiliya itubwira ko abanyabwoba n'abatizera batazajya mu bwami bwo mu ijuru. Nshuti yanjye, kuvuga abanyabwoba ni uko Imana yari izi ko hazabaho igihe cyo guterwa ubwoba. Hazabaho igihe gikomeye tuzaterwa ubwoba. Isi izadutera ubwoba, abantu bazadutera ubwoba, ubuzima turimo buzadutera ubwoba. Niyo mpamvu yavuze ngo abanyabwoba n'abatizera. Ese nshuti yanjye, wizera ko Imana ibaho? Ese wizera ko ijuru tuzaritaha? Niba wizera ko ijuru tuzaritaha, ngwino dukorere yaduhamagaye. Icyo Imana ikubwira kuvuga aba aricyo uvuga, icyo Imana ikubwira gukora aba aricyo ukora. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ntabwo ndisobanuraho cyane, tuzarisubiramo. Nshuti yanjye bavandimwe, nimwite ku mashusho, nimwite ku majwi. Iyi ni telefone nakoresheje, ariko icyo nzi ni uko umunyabwenge icyo mvuga aracyumva. Umunyabwenge icyo Imana yamaye kumugezaho kiramugeraho. Iki ni cyo gihe tugomba gutinyuka tugakorera iyaduhamagaye. Nshuti yanjye, tugomba gutinyuka, tugomba gushira amanga, tugomba guhamya abo turi bo, tugomba kugaragaza icyo turi cyo, tugomba kugaragaza abo turi bo. Ese uriteguye nshuti yanjye cyangwa urarangaye? Uri maso? Uri maso? Nshuti yanjye, nurangara, umuririmbyi yaririmbye ngo umweyo w'Imana ngo urimo gukubura. Umweyo w'Imana urimo gukubura,
umweyo w'Imana urimo gukubura, nurangara uragendana n'ibishingwe, nurangara uragendana n'ibishingwe. Umweyo w'Imana urimo gukubura, umweyo w'Imana urimo gukubura, nurangara uragendana n'ibishingwe, nurangara uragendana n'ibishingwe. Ngo umweyo w'Imana ngo urimo gukubura. Nshuti yanjye, ariko nongere ngaruke kugiye mbabwire n'ubundi mesaje yanyu, mbabwire ngo iki ni igihe cyo gucyura umugeni. Iki ni igihe cyo gucyura umugeni. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe 11. Ibyahishuwe 11. Ibyahishuwe igice cya 11. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 11. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo iby'abahamya babiri. Uratubwira ngo iby'abahamya babiri. Kadusome mu izina rya Yesu. Ngo bampa urubingo rusa n'inkoni bati, haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo, ariko urugo rw'urusengero urureke nurugere kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye babiri nzabaha guhanura, bahanure iminsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya nibo biti bya Elayo 2 n'ibitereko by'amatabaza 2 bihagarara imbere y'umwami w'isi. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro uva mu kanwa ukotsa abanzi babo. Kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bishakiye, uko bashatse. Kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu igwane nabo, ibaneshe ibice. Amen. Atwe tugarukiye aho. Aha tubwiye abahamya babiri. Mutwe w'amagambo atubwira ngo ni iby'abahamya babiri. Batubwira ngo yahawe urubingo, ngahabwa n'inkoni bati, haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro cyawe n'abayisengeramo. Nshuti yanjye, ese ibyabaye bitandukaniye he n'ibi? Ntabyo mwabonye? Guhaguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo. Ese urusengero rw'Imana mu buryo bugaragarira abantu, apana mu buryo bw'umwuka, ntabwo mwabibonye? Ibimenyetso ntimwabibonye? Aho urusengero rwagezwe, urusengero rw'Imana ngo n'igicaniro n'abasengeramo, ibyo ntabyo muzi? Nshuti yanjye, ntabwo muzi ko hari insengero nyinshi ubu ngubu zifunze zitagisengerwamo? Ntabwo muzi ko hari abantu benshi bamaze kugwa bakabivamo? Ese ntabwo muzi ko hari abantu benshi batenebutse? Nshuti yanjye, nimutaba amaso ngo musome Bibiliya, mwibande ku buhanuzi bwa Daniyeli ndetse n'ibyahishuwe, ntabwo muzamenya aho igihe kigeze. Niyo mpamvu umuririmbyi aririmbye avuga ngo murinzi we menyesha igihe, ngese iwacu ni imuhero. Ese wowe uratabaza umurinzi ngakumenyesha igihe? Nta wundi murinzi uretse Bibiliya. Bibiliya ni umurinzi ubasha gufata ukabonesha amaso, ugafatisha intoki zawe ugasoma, akumenyeshe igihe turimo n'ibihe turimo. Ntabwo nize cyane, nize make. Aho Imana yanyujije haruta amashuri nize, kandi nzi ko iyamamagaye
niyo kwizerwa. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Nawe yaguhamagaye niyo kwizerwa. Ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Ariko menya uko ijambo rikubwira. Yatubwiye ngo ahabwa urubingo ngo ndetse ngo n'inkoni ngahaguruke ngagere urusengero rw'Imana n'igicaniro cy'Imana ngo n'abarusengeramo. Ni ukuvuga ngo urusengero rw'Imana rwarapimwe. Ngira ngo turabizi no mu buryo bw'umubiri ko byabayeho, ngo n'abarusengeramo n'igicaniro. Kugeza isaha ibyumba by'amasengesho byabaga mu nsengero ndetse no mu bago n'ahandi hose, no mu butayu no mu buvumo no ku misozi, ubwo ibyo byose bigize gute? Birafunze. N'ubisigaye bikora mu rwihisho. Nshuti yanjye, aho niho havaga imbaraga zishoboza umuntu kwirinda icyaha, zishoboza umuntu kumenya uwo ari we, zishoboza umuntu kumenya imbaraga ahanganye nazo. Ariko nyuma y'ibi yo kugerwa, Bibiliya ikomeza itubwira ko amaze kugera ibi byose, ngabo bahamya avuga bari bo ni ibiti bibiri ngo n'ibitereko ngo by'amatabaza. Nshuti yanjye, ariko mbibutse ko aba bahamya ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru, ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo. Ese witeguye kuba muri aba bahamya? Ese witeguye kuba umuhamya ugiye guhamya Kristo? Ese witeguye kuba umuhamya ugiye gukora inshingano Kristo yagutoranyirije gukora? Ese witeguye kuba intumwa y'Imana cyangwa witeguye kuba intumwa y'abantu? Intumwa y'Imana ikora ibyo Imana ishaka, ntabwo ikora ibyo abantu bashaka. Ibyo abantu bashaka bidahuye n'ibyo Imana ishaka, ntabwo intumwa ibikora. Ibyo abantu bashaka bidahuye n'ibyo Imana ishaka, ntabwo intumwa y'Imana ibikora. Ntabwo umuhamya w'Imana abikora, kuko aba afite shebuja umuyobora. Intumwa y'Imana cyangwa umuntu w'Imana cyangwa umwana w'Imana ntagira idini, ntagira igihugu, ntagira buri kimwe, kuko isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka bivuze iki? Ni umurinzi, ni umwinginzi wingingira igihugu, akingingira isi n'abaturage bose atarobanuye ku butoni. Ariko iki gihe turimo, abantu bishwe no kurobanura ku butoni. Abantu bishwe no kurobanura. Umuntu akavuga ngo ngewe ubwo ndi umunyarwanda sinasengera iki gihugu iki n'iki. Ariko ibyo byose muribesha. Nshuti yanjye, wowe unyumva, iyi ni Isamu TV Rwanda, aha ni ku isheni yanjye Imana yamaye. Rero wowe ugiye kuyumva, wowe wakoze subscribe, nawe ugiye kuyikora, iki ni cyo gihe tugiye kujya tuganira. Mujye mwihanganira amatamoneri nimubona aha nicaye ariho nkunda guhora, nuko ariho telefone ifatira ishusho nzima. Ntibizabatungure, ntibizabababaze, ahubwo mujye mwumva icyo Imana ishyize mu matwi yanjye. Twagiye tugira ubwoba kenshi tukavuga ngo ntabwo tuzakoresha amatelefone gusa, Imana ikatwishyuza ubutumwa twakabaye tubwiriza abantu tutari kubikora. Abari kuri Isamu TV Rwanda mubona ko ntabwo merukaho mu buryo bwo kuzana iby'Imana imaye cyangwa ubutumwa, kubera ikibazo kiye cyo kuba nta kamera nari mfite. Ariko niyemeje gukoresha telefone. Nimushake munkurikire muri babiri, nimushake munkurikire muri batatu, nushaka unkurikire uri umwe, ariko nzi ko umwe muri twe uzahinduka, Imana izamuha umugisha. Kandi nifuza ko twazabona tujyana mu bwami bwo mu ijuru. Nshuti yanjye, muvandimwe, ese witeguye kuba umuhamya? Witeguye guhamya Kristo? Witeguye gukora ibyo Kristo ashaka?
nsoreje aha ngaha ngo bazaba bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, ngo kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Abo ni abahe? Ni ba bahamya. Dukomeze ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu igwane nabo ibaneshe ibice. Ninshake ndekera. Ngo nibarangiza guhamya kwabo, ese nshuti yanjye, inyamaswa ko igiye kuzamuka utarahamya? Ibimenyetso byayo by'inyamaswa byaragaragaye. Abafatanyabikorwa b'inyamaswa baragaragaye. Ujye kuri Rocky Entertainment uraza kubyumva. Byaragaragaye. Nshuti yanjye, ese wowe urumva uhagaze he? Hano ngo nibarangiza guhamya kwabo, ngo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu ibagwanye igira ute ibaneshe. Aha niho gutotezwa kw'abakozi b'Imana. Aha niho abahanuzi b'Imana, abahamya b'Imana bagiye kwicwa. Bazicwa ryari? Guhamya kwabo nikurangira. Niba uri umuhamya w'ukuri wa Kristo, vuga Imana udagira ubwoba. Upfa kuba uhamya ko ariyo yavuze. Ntuzabeshere Imana. Ntuzabeshere Imana ngo yavuze itavuze. Nivuga uzavuge, nitavuga uceceke. Kuko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umuntu avuge ibyo azasubiramo. Iki ni igihe tugezemo, uzajya uvuga ikintu bakagusubirishamo icyo wavuze. Niyo mpamvu umunsi uzibeshya ukabeshyera Imana uzapfa, kandi nupfa nayo ntizakwakira. Niyo mpamvu ugomba kuvuga ibyo Imana ikubwiye, apana ibyo wikuye mu bitekerezo byawe. Kuko iyi si turimo igeze ahantu habi. Nshuti yanjye, nakugiraga inama, naguhuguraga. Wihangane nagiye mbihuza ari byinshi, ariko tuzabigenda tubicangura gake gake uko Imana izadushoboza. Ariko tugomba guhamya. Abatubanjirije bakoreye Imana bahamya, barahamya. Kugeza isaha ngo nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu igira ute igwane n'abibice. Tugeze mu gihe umuntu ari kuvuga Imana, agakorera Imana, tukumva ngo agize ute apfiriye mu murimo. Nshuti yanjye, ntabwo mvuze byinshi, ariko mube maso. Mube maso, mumenye uko mugenda. Mube maso, mumenye uko mwifata. Ntabwo mbabwiye ngo mugire ubwoba, ahubwo muhamye. Niba Imana ari icyo yaguhaye kuvuga, vuga. Niba icyo yaguhaye gukora, kora. Mwe gutinya, kuko nicyo gihe n'ubundi uzatinya. Isi yo nta gahenge izakugirira. Niyo mpamvu rero ugomba gukorera Imana uko yaguhamagaye, ukagenda uko Imana igushaka. Nugenda uko Imana igushaka, ubikiwe ikamba ry'ubugingo. Nuvuga ibyo Imana ishaka kuvuga, ubikiwe ikamba ry'ubugingo. Ariko nugenda uko Imana idashaka, ukavuga ibyo Imana idashaka, ubikiwe kurimbuka. Kurimbuka kuragutegereje. Nshuti yanjye, amahitamo ni ayawe. Ese urashaka kurimbuka cyangwa urashaka kubona ubugingo buhoraho? Ni wowe ubwawe ugomba guhitamo uwo uzakorera. Ni wowe ubwawe ugomba guhitamo uwo ugomba guhamya. Ni wowe ubwawe ugomba guhitamo uko ukwiye kugenda. Nshuti yanjye, ndagutangariza amakuru akubwira ngo nugenda nabi uzahura n'akaga. Genda uko Imana ishaka,
kuko nibyo bifite agaciro ku buzima bwawe. Katube dusubikiye ahangaha ngo nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu ibice. Iryo jambo rirajimije, ririmo ubusobanuro bwinshi. Ndabwira bumva, niba wumva iri jambo ritekerezeho. Nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izazamuka ivuye mu ijuru igwane nabo ibice. Abo ni bande? Ni abahamya babiri bafite iki? Ubushobozi, bafite iki? Imbaraga z'Imana. Ariko icyo gihe guhamya nikurangira, inyamaswa izazamuka igwane n'abigira ute? Kubera iki? Gupfa kwabo ntago bazapfa ngo babahambe, ahubwo bazamera. Reka tuzasobanure ubutaha. Imana ibahe umugisha. Ese wumvishe ibyo Umwuka abwira amatorero? Wumvishe icyo Imana igushakaho? Niba utarakora subscribe, nicyo gihe cyo kuyikora, ukajya wumva ibiganiro byacu n'inyigisho Imana iduhaye. Mbibutse ko iyi ni telefone ndi gukoresha. Ntugire ikibazo cy'amashusho ngasa nabi bimeze bite, ahubwo wumve ikiri muri nge, wumve icyo Imana yanshyize mu kanwa kanjye, wumve icyo Imana yambwiye. Kuko niwita ku mashusho, nshuti yanjye, ntacyo wumva, ahubwo wite ku iherezo ryawe. Iki nicyo gihe. Nshuti yanjye, bavandimwe, basogongeje ku iki gice. Hari igihe tuzakirambura neza, tugisesengure neza. Imana nitanga uburyo bwo kugikora. Uburyo mvuga nta bundi, ni ukunyemerera kubisobanura uko biri. Imana ibahe umugisha kandi ibane namwe. Ndabakunda, muri inshuti zanjye. Mukomeze mubane n'Imana. Kandi wowe utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe. Mukoreshe ya komanteri, cyane cyane n'amarayike. Komanteri zirakenewe kugira ngo tumenye ese ubutumwa tubaha hari icyo mwumvamo, ese icyo mukeneye. Ukeneye gusengerwa, telefone ni 0788 23 40 72. Ndanayipininga hasi bihari. Ariko nshuti yanjye, urasabwa kugenda uko Imana igushaka. Uyu munsi mwihangane, naje mbaburira, mbakebura, ariko n'ibindi mushaka ku Mana yiteguye kubikora. Icyo mbere, mubanze mujye mu mwanya Imana ibashakamo, mubanze mukizwe, mubanze muhindukire, mukore gushaka kw'Imana. Ibindi nabyiraza kubikora. Niba urwaye, hamagara tugusengere. Niba ufite inama cyangwa inyunganizi, hamagara. Nicyo tubereyeho. Turiho ku bwanyu kugira ngo dufatanye gusenga. Turiho ku bwanyu kugira ngo dufatanye gusangira ijambo ry'Imana no kwiga inyigisho z'Imana itwigisha, kugira ngo tuzabashe kubona ubwami bw'Imana. Ndabakunda cyane, muri inshuti zanjye. Ibiganiro naho ubutaha. Imana ibahe umugisha.